Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu wateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote. Nkoramutima yanjye, dore ijambo rigomba kwizerwa, nuko umuntu wumva ashaka kuba umwepiskopi aba yifuje gushingwa umurimo mwiza cyane. Ariko rero umwepiskopi agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, washyingiwe rimwe gusa, ntagire inda nini, agacisha make, akagira ubupfura, akamenya kwakira neza abamugana, kandi akaba ashoboye ibyo kwigisha. Ntabe umunywi cyangwa umunyamahane, ahubwo agahorana ineza, akazira gushotorana, kandi ntabe umunyabugugu. Akamenya kugenga urugo rwe no gutoza abana be kumvira. Ibyo byose bigakorwa mu bwiyubahe. None se koko umuntu utazi gutegeka urugo rwe bwite yashobora ate kwita kuri Kiliziya y'Imana? Byongeye, ntazabe ari umuntu ugarukiye Imana mu bya vuba, hato atazatwarwa n'ubwirasi bigatuma acirwa urwa sekibi. Ubundi kandi rubanda rwo hanze rugomba kuba rumuvuga neza, kugira ngo atavaho amaganwa cyangwa akongera kugwa mu mitego ya sekibi. Abadiyakoni nabo bagomba kuba ari abantu b'inyangamugayo, bazira uburyarya, ntibarenze urugero mu kunywa inzoga cyangwa ngo bararikire inyungu zidaciye mu mucyo. Bagomba kandi gukomera ku iyobera ry'ukwemera, barangwa n'umutimanama ukeye. Nabo kandi bazabanze babagerageze, hanyuma nibasanga ari indakemwa bazabone kubashinga umurimo w'ubudiyakoni. N'abagore nuko bagomba kuba ari inyangamugayo, ntibabe abanyamazimwe, ntibagire inda nini, kandi bakaba indakemwa muri byose. Abadiyakoni bagomba kuba barashyingiwe rimwe risa, bakanamenya gutegeka neza abana babo n'ingo zabo bwite. Koko rero abatunganya neza imirimo bashinzwe bibahesha umwanya w'icyubahiro, bakanabikesha gushira amanga mu kwemera bafitiye Kristo Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Ngiye kwibanda ku nzira y'ubutungane. Ngiye kuririmba impuhwe n'ubutungane, maze gucurangire wowe uhoraho. Ngiye kwibanda ku nzira y'ubutungane, mbese uzansanganira ryari? Nzaharanira ubutungane bw'umutima wanjye mu bo tubana. Sinzigera nshimishwa n'ibidakwiye, nk'uko nanga imyifatire y'abahakanyi. Ubeshyera mugenzi we rwihishwa nzamucecekesha. Abasuzugura abandi n'abirata, abo sinzabihanganira. Mu gihugu nzahitamwo abantu b'inyangamugayo, kugira ngo abe ari bo bankikiza. Ugendera mu nzira iboneye niwe uzambera umunyamirimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu arakomeza ajya mu mujyi witwa Nayini. Abigishwa be n'abandi benshi baramukurikira. Ngo agere hafi y'irembo ry'umujyi, ahura n'abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w'ikinege. Nyina akaba yari umupfakazi, kandi abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bamuherekeje. Nyagasani amubonye amugirira impuhwe, aramubwira ati, wirira. Nuko yegera ikiriba agikoraho, abari bagihetse barahagarara. Aravuga ati, wa musore we, ndabigutegetse, haguruka. Nuko uwari wapfuye areguka, aricara, atangira kuvuga. Yezu amusubiza nyina. Bose ubwoba burabataha, basingiza Imana bavuga
bati umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo kandi Imana yasuye umuryango wayo. Iyo nkuru isakara muri Yudeya yose no mu gihugu cyose kiyikikije. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu tumaze kumva aradushishikariza gutunganya neza imirimo dushinzwe no guhora dufite inyota yo kugirirwa impuhwe na Yezu, bituma adusubiza ibyo twabuze, akaduha ibyo dukeneye, akaduha n'ibindi byiza byinshi ku kigero tubyifuzaho, akaduhanagura amarira, akaduha ibyishimo. Isomo rya mbere turyumvise uko ryanditse gusa twakumva ritatureba, ariko tugerageje kurisanisha n'ubuzima bwacu, nubwo tudafite uwo murimo w'ubwepiskopi nk'uko tubitekereza uyu munsi, cyangwa se ubudiyakoni nk'uko wari umurimo washingwaga abantu bamwe na bamwe, dufite inshingano zo kubaho mu bunyangamugayo, dufite inshingano zo kubaho mu bupfura, ndetse duhamagariwe gucisha make, tukagira urugwiro, tukaba intangarugero muri byose. Umukristo wese uwemeye Kristo, uwumva agomba kugira uruhare ku nkuru nziza, agomba kumva ko ibyo Pawulo intumwa asaba aba bantu ari byo buri mukristo wese agomba kwigiramo, kuko n'aba ngaba icyo babifitiye ni ukugeza abakristo ku cyo bagezeho. Uyu munsi twumve ko ari twe dusabwa kuba inyangamugayo muri byose, mu mvugo ndetse no mu ngiro, aho tuba no mu bo tubana, kwigiramo ubupfura butuma tutarangwa n'isindwe, butuma tugendera mu nzira yo kwiyubaha, gucisha make, ndetse no kugira urugwiro rutuma twakira abantu bose neza, tukababonamo Yezu, tukababonamo ishusho ry'Imana. Tuba intangarugero muri byose, twirinde ubugugu, dusabane n'abandi, duhorane neza, turangwe no kwiyubaha, tuvuge neza, kuko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana. Ariko ntiduhagarare ku kuvuga neza gusa, ahubwo twihatire ko twanavugwa neza. Akenshi turavuga ngo nta nkovu y'uruvugo, ariko iyo abantu bakuvuga neza, ntabwo ari bya bindi byo gushaka kwirata, ahubwo iyo uvugwa neza n'abantu ni uko uri gukora neza umurimo ushinzwe, kandi ibyo usabwa gukora nk'umukristo ukaba ubikora neza. Tuve rero mu rujijo rwo kumva ko ntacyo kuvugwa neza bivuze, nta n'icyo bimaze. Tujye twifuza ko abantu batuvuga neza bitewe n'ibyiza dukora. Ibyo bizaturinda kuba indyarya, kuko indyarya ari kwereka uruhande rumwe ariko ifite n'urundi. Akenshi hari ibintu bidutangaza, hari abantu batemera gushimwa ariko tutabashimira bakababara. Tujye twumva ko ibyo twakoze twabishimirwa, kandi noneho natwe dushimira Imana yadushoboje kubikora. Twirinde uburiganya n'inyungu zidaciye mu mucyo, twese biratureba. Dore iteka twifuza gukomera mu kwemera, kugira umutima nama ukeye, kuba indakemwa mu myifatire no kwirinda amazimwe. Ahangaha Pawulo intumwa aravuga ku bagore ko bagomba kurangwa, ko bagomba kuba indakemwa. Umukristo, nanjye kuvuga ngo umukristokazi yirinda amazimwe muri byose, agahora iteka yifuza gukora ibijyanye n'ubukristo bwe. Yezu Kristo mu ivanjiri arahura n'umugore akamuha icyo abuze. Natwe uyu munsi twifuze kugirirwa impuhwe na Yezu, kuko Yezu natugirira impuhwe ubuzima bwacu buzahinduka. Nitumenya ko Yezu aturebana impuhwe, nitumenya ko Yezu aturebana urukundo, natwe tuzagirira abandi impuhwe kandi tubakunde. Tuzava mu mwijima tugendere mu rumuri. Natwe Yezu aradutegeka guhaguruka mu rwango rutuma tugenda nk'abapfuye cyangwa se bica ubuzima bw'abandi, guhaguruka mu nzika ituma duhora tuboshywe n'ikibi, kandi tukabohera abandi ku kibi. Inzika tuma tubaho tutishimye. Yezu Kristo uyu munsi aradutegeka guhaguruka mu ngeso mbi zituma dufatwa nk'abapfuye, bituma dufatwa nk'abadafite icyo bamaze.
dufatwa nk'abagome. Yezu Kristo aradutegeka guhaguruka mu kwiheba kugira ngo igihe cyose tubivuyemo ibyo byose bizatuma abantu bakurizaho gusingiza Imana. Uyu munsi turabona Yezu ashyigikiwe n'abantu benshi kandi Yezu akagaragaza ubuzima. Tukabona none n'umuhungu wapfuye uherekejwe n'abantu benshi. Twebwe duhitemo kugendana na Yezu kandi Yezu yahuye n'urupfu arutsinda maze ubuzima bukigaragaza. Tubeho turi abantu bifuza kugendana na Yezu kuko ari we ubuzima, abantu bitandukanya n'urupfu ndetse n'ibisa n'ibyapfuye. Tubeho dushimira Imana, turirimba impuhwe n'ubutungane byayo. Tubeho tugendera mu nzira nziza, twirinda kubeshya no kubeshyera abandi, twirinda gusuzugura abandi no kubirataho, twirinda gukora ibintu byose bidakwiye. Duharanire kuzuza imirimo yacu dushinzwe, cyane cyane wo kwamamaza inkuru nziza mu mvugo ndetse no mu ngiro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda bakomeza biteho, abaha amahoro, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.